Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko wowe ho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi nkuko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Amen. Amen. Umugoroba turashaka kureba icyo nita la fonction de l'épreuve. Umurimo w'ikigeragezo. Ukigeragezo. Nacyo kigira umurimo. Kuko abana b'Imana nitutayimenya iyi nzira izatunanira. Murabona muri iyi minsi hariho confusion, hariho ubutumwa bw'uburyo bwinshi. Ari ubutumwa bugenda bukwira isi bwitwa l'évangile de la prospérité. Ubutumwa bubwira abantu ko agakiza no gutunga ugatunganirwa. Ntimujya muvuga ubutumwa? Kuko abantu bakunda ibyiza. Urumva rero ni ubutumwa butuzuye. Nibyo gukurikira Yesu bifite umugisha, ariko hari ibintu tutakwiye kwirengagiza kugira ngo tugire ubukristo buri equilibre. Ubutumwa bwo gutunga ugatunganirwa nibyo, ariko ntabwo bwuzuye. Nkuko Yesu yarimo ibintu bibiri. Il était l'agneau, il était le lion. Yari intama akaba n'intare. Ubutumwa rero bufite impande nyinshi. Hamwe no gusenga no kurwana kugira ngo twinjire muri destine zacu. Ni byiza ko tumenya n'urwo ruhande rw'uko gukurikira Yesu harimo ibigeragezo. Hano Yesu abwira Petero, Simoni Simoni, Satani yagize gute? Yabanje kuvuga ngo yabasabye mu bwinshi. Satani, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Mu Kinyarwanda bavuze amasaka kuko niyo yarazwi icyo gihe. Ariko normalement c'est le blé. Yabasabye abagosore. Hanyuma agahita avuga ngo nabasengeye. Nagusengeye. Ngo nagusengeye. Kugira bigende gute? Kugira ngo nakomera akomeze bagenzi be. Nakomera akomeze bagenzi be. Urumva? Kubera iki se atavuze ngo Simoni Simoni, Satani yabasabye ngo bagosore ariko nabasengeye? Ariko yavuze ngo Satani, Simoni Simoni, Satani yabasabye ngo bagosore ariko nagusengeye. Kugira ngo ari ijambo rashaka ko turishimangira, kugira ngo kwizera kwawe ntibugire gute? Kudacogora. Hanyuma numara guhinduka Komeze bagenzi bawe. hari ikintu kibuze. Et quand tu seras converti, guhinduka, et affermi tes frères. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo Simoni Yesu yamuhisemo ngo amusengere gutyo gusa. Ni ukubera ko Simoni yari afite umuhamagaro. Ukomeye gukurira bariya. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro we wari kuba umukuru wa timu. Amen.
Haleluya. Nimuzi ibyo Pawulo yavuze, wangize kuba intumwa mu batakebwe, niwe wagize Simoni Petero intumwa y'abakebwe. Ni ukuvuga ngo hano umuhamagaro wa Simoni wari ukuba umuyobozi w'abariya bandi. Bivuga ngo rero Satani nawe yari abizi, ntabwo yateye bariya, yabanje gutera umuyobozi wabo. Ese murabyumva? Amen. Nimumva ko igihe Yesu yageragezwaga, yuko Simoni yageragejwe mu buryo bukomeye kugeza aho amwihakana. Satani yari azi ko uriya Petero afite inshingano zo kuzayobora bari, na niyo mpamvu yari akwiye kumugerageza. Yesu aravuga ngo numara gukomera, numara kuba afermi, numara guhinduka ukaba afermi, ni ukuvuga ngo numara guhinduka ugakomera, noneho uzakomeza abandi. Rero Yesu ntabwo yamusengeye gutyo gusa muri bariya bandi akavuga ngo Simoni nagusengeye. Nuko Yesu yari azi ko Satani araza gutera Simoni kugira ngo noneho bariya bandi bashobore nabo kuneshwa no gutatana. Ariko Yesu yasengeye Simoni kubera yuko iyo umuyobozi mukuru ahagaze n'abandi barahagarara. Manishimwe. Amen. Dukurikiye rero Simoni mu muhamagaro we, turabona ko yanyuze mu bigeragezo, ariko isengesho rya Yesu ntago ryaheze, kuko yaje guhinduka bituma akomeza abandi. Ni ukuvuga ngo Satani nubwo yamugerageje ntabwo yigeze agera ku ntego ye ngo amuvane mu muhamagaro, ndetse Simoni akaba yaranapfiriye umwami we ku ngoma y'umwami w'Abaroma Nero umwaka 68 nyuma ya Kristo. Murabona Yesu yasengeye Simoni kuko Simoni yari afite leadership, Simoni yari afite ubuyobozi, yari akwiye ko asengerwa. Satani ntabwo apfa kwataka gutyo gusa, araza aho atera. Murabyumva? Amen. Haleluya. Nagutera wowe mu Kristo hano mu itorero birababaje nyine kuko yaba yaguteye, ariko ntabwo bihungabanya itorero. Wagize niyo mpamvu abakristo bangahe baragenda abandi bakaza, ariko itorero rirakomeza. Ariko natera umuyobozi mukuru, itorero rizaza guhagarara haba ibintu bikomeye cyane. Murabyumva? Amen. Rero ibigeragezo bya Petero ntago byari byo bigeragezo bya Yohana. Bigeragezo biratandukanye. Satani rero ntabwo apfa gutera gusa, oya. Arazi ko natera hariya araza kwangiza ibintu byinshi. Rero kuba Yesu yarasengeye Petero muri babandi, cumi n'umwe uretse Yuda yaje kuvamo, nuko Yesu yari muri mu mugambi we. Yesu yarazi ko Petero ari we aza umuyobozi w'abandi, namara guhinduka agakomera azakomeza abandi. Rero ikigeragezo rero gifite umurimo wacyo, niko Yakobo atubwira muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 2 n'uwa 4. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe,
urumva ko Yakobo aravuga ngo ni umugisha ngo twishimye, kandi twebwe reaction yacu gihe cyose ngo kuki. Wabizi? Ariko reka komeze yari. mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Ngo no kwihangana nako gufite umurimo. Mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. Amen. Murabyumva? Nuvuga ngo mbere na mbere n'ibigeragezo by'ukwizera kwacu. Ibigeragezo byose ntabwo ari ibigeragezo by'ukwizera. Murabyumva? Nimba bagabanije abakozi ba leta, nawe ukaba urimo ukagenderaho n'ibigeragezo byawe, reka dutekereze, haje kugabanya abakozi ba leta, nawe uri umukozi wa leta, nawe uragabanijwe, baza kuvuga ngo ibigeragezo byo kwizera kwawe? No, ni ikibazo cy'ubukungu cyaje bakabagabanya, kuba ko nuriya mu Islamu nawe bamugabanije, nawe yagerageza kwizera kwe. No, il faut être, murabyumva, mukwiye kuidentifia ni ikihe kigeragezo, okay, cyaje kugerageza ukwizera kwawe, ni ikigeragezo cya rusange. Uriya murozi nawe, sibyo, sekreteri wa kiriya kigo n'umurozi, nawe bamugabanije, nawe se araza kuvuga ngo yageragejwe? Kumbe rero icyo ntabwo ari ikigeragezo cyo kwizera, icyo kiri common. Yama kuki nukuri ko tudasobanukirwa ijambo ry'Imana. Mwabizi? Usobanukirwa ijambo ry'Imana, le pourquoi ntago zibaho. Ntago bibaho. Inzara irateye mu gihugu cyose, okay? Nawe uri mu gihugu, nawe iragufashe. Ni ikigezo cyo kwizera kwawe? Inzara irateye, nawe uri mu gihugu, nawe iragufashe. Ni ikigezo cyo kwizera kwawe? No, kuko n'umurozi nawe iyo nzara yamugezeho. Icyo ni ikigeragezo cya rusange. Ikigeragezo cya rusange ntabwo ari ikigeragezo cyo kwizera, ariko ikigeragezo cyo kwizera kirashobora kuba ku muntu ku giti cye, kirashobora kuba ku bantu runaka, ariko bose n'abana b'Imana, kirashobora no kuba ku itorero, kandi iki kitwa ikigeragezo cyo kwizera. Donc l'épreuve de notre foi peut être individuelle. No, ikigeragezo cyo kwizera kwacu gishobora kuba bwite cyangwa by'umwihariko ku muntu, Ou dans un groupe de gens, cyangwa ku itsinda runaka ry'abantu, mais enfants de Dieu, ariko abana b'Imana, ou même dans une communauté, pour toute la communauté. ariko nanone ku bw'itorero cyangwa umuryango mugari munini. Nuvuga ngo ni ikigeragezo kiza mu buryo iyo utari kuba wizera ntabwo cyakaje. Wayibize? Satani arakugerageza kubera iki? Yesu yavuze iki ngo Satani, Simoni, Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, niko batubwiye. Amen. Ariko nagusengeye kugira ngo umunezero wawe ntugende, indirimbo yawe nishire, ibyiringiro ntibishire. Nagusengeye kugira ngo ukomeze kumvuga butumwa mwiza. Nagusengeye ngo ukwizera kwawe. Murabyumva? Donc target ya Satani cyangwa intego ya Satani ni ukwizera.
ese urabyumva? Target ya Satani ni ukwizera. Ngo kwizera niko kuderanja Satani. Ahari ukwizera hari imirimo y'Imana, kandi ahari imirimo y'Imana hari ubuhamya bw'Imana. Satani rero atera iki? Kwizera. Ahari ukwizera Satani arahanga. Ibigeragezo rero Satani azana ku bantu b'Imana biba bigamije guhungabanya kwizera kwabo. Ntago biza guhungabanya amavuta yabo, ntago biza guhungabanya ivugabutumwa ryabo. Satani arashaka kwizera akuvaneho, nimba adashobora kuvanaho akujegajeze, ahungabanye kwizera kwawe. Ça veut dire quoi? Bivuga iki? Dans la vie chrétienne, mu buzima bw'umukristo, ce que nous avons de plus précieux, icyo dufite cy'igiciro ce ne sont pas les dons, ntabwo ari impano, ce ne sont pas nos ministères. nta nubwo ari imihamagaro yacu. Non, Oya, c'est la foi. ni ukwizera. Urwandiko rwa mbere wa Petero igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9, aho no hari igisubizo. Pourquoi Satan attaque avec acharnement notre foi? Kubera iki Satani atera n'uburakari bwinshi ukwizera kwacu? Pourquoi? nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. 9. Kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Aha, voilà. Niyo mpamvu Satani atera kwizera. Ese mwabyumvise? Ntago muzahabwa ingororano ariko gakiza k'ubugingo bwanyu kugamavuta mwarinzi, kugimihamagaro, kugimpano. Ibi byose tujya turwanira. Ntabwo ari ibyo Satani mbere na mbere a targetinga. Yesu yasengeye Simoni ariwe Petero kugira ngo kwizera kwe ntigucogore. Ntabwo yasenze ngo umuhamagaro we ntucogore, ntabwo yasenze ngo amavuta ye ntahungabane. Yaramusengeye ngo ukwizera kwe ntigucogore. Kwizera ni ikintu gihambaye, ari gihe tubifata gusa gutyo gusa, nitumenye impano ikomeye Imana yaduhaye n'izindi. Kwizera, kuba warizeye Imana, cyo ni ikintu gikomeye. Iyo niyo mpano ikomeye, kuko ntabwo ari umuntu wishyira mu kwizera, ntibibaho. Murabyumva? Uvuga ngo kwizera niko kuzaduhesha ingororano, ariyo agakiza k'ubugingo bwacu. Uvuga ngo tuzakiza ubugingo bwacu nidusanganwa kwihezera kwiherezo bya byose. Imana nimpamagara ejo kuva mu mubiri, okay, iyo convocation igasanga mfite kwizera, Bibiliya iravuga ngo uri sure, uri sûr, nta gushirikanya uzabwa ingororano ariko gakiza ku bugingo bwawe. Twebwe rero duha import, turacurika ibintu. Abantu barwanira kubaba, kurwanira kuri bi, kuba umuyobozi w'abaririmbyi, kuba umuyobozi w'abisuku, bikaba intambara, kuba umuyobozi w'abavuga butumwa, kuba ibiki. Ibyo ntabwo ari byo Satani intego ye afite. Comprenez? Satani arashakisha hari kwizera gukiza ubugingo bw'abantu kugira ngo ahatere bishobotse abambura uko kwizera cyangwa ahungabanya uko kwizera. Murabyumva? Nuvuga ngo ikintu gikuru ukwiye kurinda ni ukwizera.
ugasaba Imana, Mana nkomereza kwizera, uko byagenda rwose unkomereze kwizera. Noneho kwizera twumvise ko gukwiye kugeragezwa. Ikigeragezo n'uruganda rwo kwizera. Ukwizera kunyura mu ruganda rwitwa ikigeragezo, kugira ngo numara kuva mu kigeragezo kwizera kwawe kugororewe. Nubwo waba utaragera mu ijuru, Imana irakugororera, kugororera kukwizera davantage. Imana ikaguha amapete. Kandi ukwizera umuntu wese afite ukwe, kubera ko umuntu wese afite ukwe n'ibigeragezo Imana yemera bihwanye n'ukwizera ufite. Ukwizera kuduhesha gukizwa si Kristo se, ariko la mesure de foi. Okay, biratandukanye. Muri Roma 12 so ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Tuvuga ngo Imana ifite buri muntu wese urugero rwo kwizera yamugeneye. Murabyumva? Mwabibonye hari? Dieu a départi à chacune une mesure de foi. Imana yahaye buri umwe wese ikigero cyo kwizera runaka. None se niba Bibiliya ivuga mesure, igipimo, tuvuga ngo ntago kureshya. Oui. La nature est la même. Ukwizera ni kumwe tuba twarakiriye. La foi qui nous sauve. Ukwizera kuduhesha gakiza. La foi qui nous sauve est la même. Ukwizera kuduhesha gakiza ni kumwe. Mais il y a différentes mesures. Ariko hari ibipimo cyangwa ingero zinyuranye zitandukanye. Niyo mpamvu n'ibigeragezo nabyo bifite ibipimo bitandukanye. Reka Abikorinto wa mbere 10 umurongo wa 13 12-13. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo umuntu uko mubasha kucyihanganira. Amen. Amen. Ngo Imana ni fidèle. Imana niyo kwizerwa, kubera yuko izi urwego rwo kwizera yaguhaye. Ntabwo izemera ko ikigeragezo kiza kitari mu rwego rwawe. Igihe cyose uzabona ikigeragezo, ubaze muzirikane, ikigeragezo cyo kwizera ntabwo ari cy'umuntu yikururira. Hari ibigeragezo wikururira, hari ibigeragezo Satani agutera kubera yuko wizera. Uvuga ngo ibigeragezo biri mu buryo bwinshi. Hari ikigeragezo wowe ushobora kwizanira. Ibyo rero ntabwo ari ibigeragezo byo kwizera. Hari ibigeragezo bya rusange by'abantu. Ibyo ntabwo ari ibigeragezo byo kwizera. Ariko ikigeragezo kije kugerageza kwizera kwawe, Imana niyo kwizerwa. Ntizemera yuko ugeragezwa biruta ubushobozi yaguhaye. Ntizemera ko ugeragezwa biruta uko ushobora kwihangana. Irazi ukwizera yashize muri wowe. Irazi n'ibigeragezo ushobora guhangana nabyo. Ntabwo izemera ko hazi ibirenze ibyo. Uriya rero Bosco ubwo ulevoye niyo, ntabwo Imana izamuha ibirenze ibyo. Nutsinda icyo kigeragezo uzavamo noneho iguhe ikirenze. Nuriya nawe natsinda azavamo imuhe ikirenze. Kuko ikigeragezo gifite akazi. Ni ukuvuga ngo ni uruganda. Ni uruganda aho ukwizera kwacu kunyuramo kugira ngo kugaragare ko ari ukwizera guhesha Imana icyubahiro. Hari ibyo uzanyuramo kubera ko ukijijwe.
utari kunyuramo iyo udakizwa. Udafite kwizera agenda ahura n'ibintu byose bihura n'abandi. Inzara yateye mu gihugu, uri mu gihugu nawe iragufata. Imyuzure yateye nawe urahari aho hantu nawe iragufata. Hari ibintu rusange by'abantu. Hariho n'ibigeragezo rero biza kubera yuko wizeye. Ibyo rero Bibiliya avuga ngo kirazira yuko bikugusha, kuko Imana niyo kwizerwa, izi yuko uzabinesha. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kuko ngo uwibaza ko ahagaze yirinde ntagwe. Kubera iki? Kuko ngo nta kigeragezo kizatuzaho kitari rusange. Nivuga ngo nta bigeragezo bizaza bitari by'abantu ngo bigerageze kwizera kwawe. Satani azajya akoresha ibintu bisanzwe. Azakoresha inzara, azakoresha ubukene, azakoresha kwirukana ku kazi, azakoreshwa kwangwa n'abantu kubera yuko udafatanye nabo ibyaha byabo, aza kugerageza mu buryo bwose. Azanyura mu bintu rusange ariko abihindure ikigeragezo kidasanzwe kuri wowe. Ariko ngo Imana niyo kwizerwa. Hamwe n'ibitugerageza ntizemera ko biturusha imbaraga. Azemera ibigeragezo biri kuri level yacu. Kandi azaba yateguye porte de sortie. Chanzo. Amen. Haleluya. None batubwiye iki? Ngo twishime, ngo iyo bigeragezo byaje kugerageza ukwizera. Ngo twishime. Ntabwo ushobora kwishima uri muri kamere. Kugira ngo wishime nuko uba uri mu rwego rwo kwizera nyine. Iyo utari mu rwego rwo kwizera ntushobora kwishima. Ibigeragezo bifata yuko ari kabutindi yaguteye. Uzivovota, uzashaka gukora ibintu bidashobotse. Ariko ngo wishime kubera ko ibyo bigeragezo bije, kugira ngo kwizera kwawe kugaragare ko kuri mu Mana. Biboneke ko wizeye Imana atari by'amagambo. Biboneke yuko uri muri Kristo na Kristo ari muri wowe. Kandi ikigeragezo iyo ugitsinze kikusigira ubuhamya. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ugitsinzwe utakaza ubuhamya. Iyo ugitsinze kigusigira ubuhamya. Kandi ntabwo uzaneshwa na bito, ukwiye kuneshwa, ugiye kuangana n'ibigari. Kwizera kuzagenda kujyanye n'ibigeragezo byako. Nukura mu kwizera uzageragezwa n'ibigeragezo bikaze. Nuguma muri iyo level yawe yo kudakura, ariko uri umwana w'Imana, uzakomeza kugeragezwa n'utuntu tw'amafuti. Ariko ingororano yawe nawe izaba ntoya. Aza ko abageragejwe mu rwego rwabo kubwo kwizera kwabo mu buryo bukomeye kugeza aho bakwa ubuzima bwo muri iyi si, mwibaza ko bazagororerwa n'undi sanzwe? No. Kuko Imana ni fidele. Twasomye ngo Imana niyo kwizerwa. Bari abageragejwe kugeza aho bahasiga ubuzima. Tuvuga ngo baneshejwe. Nuko Imana yavuze ngo nshaka yuko urupfu rwawe ruzamesha icyubahiro. Uko biravuga ngo urupfu rw'abakunzi bayo n'urw'igiciro. Amen. Arahandi Bibiri tubwira ngo ntabwo turageragezwa kugeza aho tuvisha amaraso. Nuvuga ngo ibigeragezo bifite levels kandi buri rwego rufite ingororano yarwo. Muri Bibiliya haravuga ngo hari abantu bageragejwe ukwizera kwabo kugeza aho biba ngombwa ko bapfa, kugira ngo bazaronke umuzuko urushijeho kuba mwiza. Mu Baheburayo 11. Abo rero bageze ku rundi rwego. Nuvuga ngo barakuze mu kwizera kugeza Imana ivuga ati nubwo rwaba urupfu, kwizera kwabo ndakuzi, ndazi urwego rwako, ntibashobora kumvaho. Abaheburayo 11. Ngo banze gutabarwa kugira ngo
bazibonera umuzuko urushaho kuba mwiza. Iyo level murayumva? Katusome hanyuma. Banze gutabarwa. Abaheburayo 11 35. abagore bagahabwa abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Amen. We muvyumva mute? Bakubitwaga kubera ukwizera kwabo, à cause de leur foi. babahora ukwizera kwabo. Et il y en a qui ont été tourmentés, Hari batotejwe rero, châtiés. barakubitwa. Ils n'ont pas accepté la délivrance. Elles n'ont pas, ces femmes-là. Abo bagore ntabwo bigeze bemera gutabagwa. Quelle délivrance? Ukwiye gutabarwa. Nuvuga ngo nimwemera uwo Yesu mukamuvuma, turabarekura, imibabaro yanyu turayihagarika. Vous comprenez? Ça veut dire en échange de votre délivrance, Nukuvuga ngo kugira ngo mubashe gutabagwa, alors il faut blasphémer. mugomba guhakana Imana. Blasphémer, ça veut dire vous allez insulter Dieu, Mutuke Imana. abandonner Jésus. Mwitandukanye na Yesu. Dites que Jésus n'est pas Seigneur, Muvuge ko Yesu atari umwami. que seul César est Seigneur. Ko Kaisari wenyine ari wari umwami. Et on va vous laisser. Hanyuma turabona ko barekura. Mais la Bible dit, Ako Bibiliya ivuga ngo elles n'ont pas accepté la délivrance. ko ntabwo bigeze bemera gutabarwa. Parce que leur foi Kubera ko kwizera kwabo leur disait kwababwira ngo que à travers cette mort ko comme binyuze- martyr, ko binyuze muri urwo rupfu bahowe izina rya Yesu nous obtiendrons la meilleure résurrection. bazarushaho kubona umuzuko mwiza. Amen. Amen. Et la Bible dit quelque part, pour ces personnes, le monde n'était pas digne pour eux. Bibiliya ikavuga ahandi ko kuri abo bantu ntabwo bari bakwiriye kuba muri iyi si. Le monde n'était pas digne pour elles, ces personnes. Isi ntabwo yari bakwiriye abo bantu. Donc ils ont accepté qu'on prenne leurs biens Rero bemeye ko babambura ibyabo jusqu'à donner leur vie, kugeza batanze ubuzima bwabo, accepter les épreuves de leur foi. bemera ibigeragezo by'ukwizera kwabo. Si telle est la volonté de Dieu, Niba ari byo Imana yashatse, que la volonté de Dieu soit faite. ubushake bwayo bukoreke. Je ne fais de ma vie aucun cas. Ntacyo nitaye ku buzima bwanjye. Christ est ma vie Kristo niwe buzima bwanjye, et la mort m'est un gain. kandi urupfu rumbereye inyungu. Hein? Nous le chantons comme un slogan vide de sens. Ça devient un slogan vide de sens. Biba indirimbo itagira ikivuze. Mais pour ces chrétiens, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ariko kuri aba Kristo bo byari bifite ubusobanuro icyo byavugaga. Banze kurekurwa, banze gutabarwa, kugira ngo bazabone umuzuko urusha kuba mwiza. Ça veut dire la foi de ces personnes, Ngo ukwizera kw'abo bantu elle n'était pas la foi de n'importe qui. ntabwo kwari ukwizera kwa buri umuntu uwo ari we wese. Wowe bakuvana mu kazi na Yesu ibye nawe bikarangira. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ibibazo byaza no gusenga bigakama. Kuririmba bigakama. Gusoma Bibiliya bikarangira. Mais il y a des gens qui nous attendent là-haut, Ako hari abantu badutegereje mu ijuru, qui ont été dignes pour Dieu. bashimwe n'Imana, Ils ont donné leur vie batanze ubuzima bwabo pour avoir une meilleure résurrection. kugira ngo bibonere umuzuko urushaho kuba mwiza. Nous n'avons pas encore ressuscité jusqu'au sang. Twebwe ntabwo turarwana kugeza aho tumena amaraso. Rero mu kurangiza nshaka kubabwira ko
ibigeragezo ntabwo ari ibyago. Hari ibintu biza bya rusange, ariko hariho ibigeragezo by'umwihariko biza gusa kubizera. Iyo bije rero ngo twishime, ngo kubera yuko bije kuduhesha ingororano. Imana yabwe icyubahiro. Amen. Bije kuduhesha ingororano. Nahawe rero kuzajya umenya ngo ibi ni ibigeragezo bya rusange, nubwo ntari kuba nizeye byari kuza. None nawe ubihagararemo nk'umuntu w'Imana, okay? Ubisengere, ukomeza abandi babirimo nabo, ariko nuidentifia, nubona ko ibyo bigeragezo noneho byaje kubera ko wizera, ntago byakakujeho iyo utizera. Ibyo rero babitubwiye ngo twishime, kuko bije kuduhesha ingororano. Manishime. Amen. Amen. Bije kuduhesha ingororano. Tuvuge jewe ndakora mu kigo runaka, nta kugabanya abakozi byaje niki, baraje gusa mu gitondo ngo pa wowe uva mu kazi. Uriya ntabwo andusha gukora, nta makosa ngira, dosiye yanjye nta kibazo irimo, ariko nigiye gusa baje kuvanamo. Wowe umwana w'Imana wifata gute? Ni ikigeragezo cyo kwizera. Noneho utangire ugire bukene bukugerageza. Utangire wibaze se ko ntanga icya 10 siniba Imana kubera ko ibi byangezeho. None si bigeragezo se? Satani ashaka yuko utangira no kwitotomba ku Mana, ugatangira no kuduta ku ijambo ry'Imana. Mwayuba? Arashaka gutere utangire kwitotomba ku Mana, utangire no gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Ukwiye kwicara ugatekereza, ese ibi bintu ndiyo ndahangana nabyo ni bwoko ki? Ibi bintu ndiyo ndahangana nabyo ni bwoko ki? Ese nibigeragezo bya rusangi, okay? Nubwo ntari kuba nizera byari kungeraho? Nibigeragezo nikururiye? Cyangwa se nibigeragezo Satani yazanye kubera ko nizeye kugira ngo agerageze ukwizera kwanjye? Numara kumva ko ari ikigeragezo kije kubera ko wizera, mbere yuko kukijewe kukibi nibi, ukwiye kubyina, ukwiye kwishima. C'est de la folie ça. Wabizi? Mu bisanzwe umuntu abyina ari uko yungutse ikintu, niho hanezerwa. Sibyo? Ariko ibigeragezo nibiza kubera kwizera, ngo twishime dutarike tubyine. None se Paulo na Sila igihe bafunzwe muri gereza bagize gute? Barabyinye. Cyageragezo? Bahise bahinduka korari. Umwe bagakomanya iminyururu ikabasembare. Yani Paulo sinzi ko afite base barabyina. Babyina gute se? Babyina iki? Bari barabyina kubera ko bamenye ko icyo kigeragezo cyo gufungwa bazira Yesu kije kubahesha ingororano. Amen. Kije kubahesha ingororano. Rero ntuzigere na rimwe witotomba, utangira kwibaza ibibazo byinshi iyo ikigeragezo wasanze ari kije kugerageza ukwizera kwawe. Bibiliya yatubwiye muri Yakobo ukwiye kwishima. Amen. Kuko nyuma yaho hari umugisha. Nyuma ya buri kigeragezo haba ari umugisha. Nyuma ya buri kigeragezo haba ari umugisha. Kandi umugisha nawo ubanziriza ikindi kigeragezo cyisumbuye. Umupapa n'umumama bafite ikigeragezo.
reka tukite ko ari cyo kwizera kwabo, nta mwana bagira, byarananiranye, sibyo? Wenda bo barabigenzuye basanga Satani arabatera uko bizera. Ntibyashoboka se? None mva ko yashoboka. Aha. Noneho barihanganye, nta kujya ku bapfumu, sibyo? Abaganga baragerageje ibyabo byaraniranye, noneho bakomeye kuri Yesu. Okay? None igihe kigeze ya timing twavuze ko gatatu yo kuva mu kiragezo, noneho bararonsa umwana. Nuvuga ngo umugisha uturutse mu kigeragezo, sibyo? Umwana baramubonye, sibyo? Bamutegereje cyane. Noneho umwana rimwe na rimwe akarwara, kandi mu buryo bukomeye, bakamara amezi ku bitaro. Ikigeragezo cyavuyemo umugisha, umugisha nawo wabyaye kindi kigeragezo. Nibanesha icyo nacyo, murabyumva, hazasokamo umugisha, hanyuma uwo mugisha nawe ubyare ikindi kirusha cya kindi cya mbere. Kuza ni uruhererekane, kuza igihe tuzarangiza urugendo. Wabyumvise? Wowe umaze iminsi ushaka akazi nta kazi ufite, ubushomeri buraje, urihanganye, Satani aragutera kubera nyina azi kukunda Yesu, arageze kwizera kwawe, ubushomeri ntibuva mu nzira, urihanganye, kakanzu rero hageze kwimanika igakingura, urasohotsemo muri cyo geragezo, uronsa akazi keza cyane muri perezidansi. Bakugira icyizere. Noneho urabyinye, uranezerewe, hanyuma none uwo mwanya wawe hari n'abandi bawushaka, umubare mwinshi, hakaza hazamo imitego, mu buryo uza uryama bwati ese ubwo nibankuye. Mbere mu bushomeri bwawe wararyama ukanagona, kuva wabonye iyo poste ntugisinzira. Urarukanuye, nibyo kurya ubirya umutima utari mu nda, kuko hari amakimbirane bashaka uwo mwanya wawe. Muyibona mutera? Ikigeragezo wakivuyemo, uhaga umugisha nawe uzanamo ikindi. Usigaye ucungana n'abantu kugira ngo ntibagende muri raporo bagushire mu by'utanditse. Nta mahoro, none mahoro yagiye. Usigaye urwana ngo amahoro azi. Uko niko bimeze. Iyi ntambara turimo yo kwizera isaba yuko tubimenya, tukamenya ko ibigeragezo ntabwo ari ukugushishano. Ibigeragezo nibyo biza nk'uruganda kugira ngo ukwizera kwacu gucurwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Kandi ibigeragezo tukwiye kubanza kureba nature yabyo. Nimba ari ibigeragezo bya rusangi, nimba ari ibigeragezo twikururiye, nimba ari ibigeragezo bije kubera ko twizera. Nimba ari ibigeragezo bije kubera ko twizera, nitubyine, nitwishime, kandi dusabe Imana kugira ngo duhagarare muri uko kwizera, ntibe okazi yo kugwa. Uko Yakobo yavuze ngo uhagaze iyubare yirinde ntagwe, kuko hamwe no kugeragezwa Imana niyo kwizerwa. Ntizemera ko tugeragezwa birusha uko twize imbaraga zacu. Hamwe n'ibigeragezo izaducira akanzu. Bivuga ngo rero kwizera kutageragezwa ntabwo kuriho. Nuwo wibeshya ngo uragufite ariko ntako. Kwizera muri Kristo kukwiye kugeragezwa.
absolument. Amen. Nimba bitari ibyo nta kwizera guhari. Hanyuma nashaka kubahumuriza mwebwe mwakutse umutima. Nashaka kubabwira muri ibyo bigaragazo ntabwo turi twenyine. Hallelujah. Nimba ari ikigeragezo cyaje kubera ko nizera, binyura mu kazi, binyura mu ndwara, binyura muri ibi, aho byanyura byose, ariko bikabigamije kunyeganyeza ukwizera kwanjye kuko ngufite, ntabwo nkwiye kureka kwishima kuriya Yakobo yavuze, kubera ko muri ibyo bigeragezo ntabwo ndi ryenyine. Hallelujah. Iyo Shadraka, Meshaki na Abedinego batemera ibigeragezo kandi babihagararemo bemye, ntibari kubona imbaraga za Yesu Kristo, kubera ko ni mu itanura ry'umuriro babonye Imana bizeye. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe urashaka kubona Imana uhunga itanura? C'est dans la fournaise qu'on voit Dieu. Mu itanura niho tubonera Imana. C'est dans les épreuves qu'on voit Dieu. Mu bigeragezo niho tubonera Imana. Hauwezi kujua nguvu za Yesu usipoingia majaribuni. Ntabwo wabasha kumenya imbaraga za Yesu utanyuze mu bigeragezo. No. Oya. Ni mu bigeragezo niho Imana iseruka. Amen. Kandi nashaka kubabwira, iyo tugeragezwa ku bwayo kubera kwizera, impamvu Yakobo yavuze ngo twishime, murumva niyo abantu benshi bibaje nakwishima gute. Urazi impamvu Yakobo yavuze ngo twishime? Navuze ngo ariho arabwira abantu bafite kwizera muri level runaka. Urazi impamvu? Nuko iyo twinjiye mu bigeragezo bikubera kwizera kwacu, mu ijuru aho Yesu ari, haleluya, amen, atangira kwatura izina ryacu imbere ya se. Amasengesho y'umugisha atangira kuzamuka. Kuri yasengeye Simoni niko adusengera. Amen. Kandi si yo gusa, n'Umwuka Wera aratuniha iminiho, akabwira Imana iyo dasobanutse, tutasobanukiwe. Nimba ushaka kubona favor y'abantu babiri bahambaye bagusengera, iyo ufite umuntu agusengera buri gihe urishima. Nimba ushaka kubona rero usengerwa n'abantu babiri mashuguri, abahanze ubuzima, abaremye amanyenyeri, ari we Yesu n'Umwuka Wera, nimba ushaka kuba, haleluya, kubagira nka partners bawe mu buzima bwawe, amen, wemere winjire mu itanura kubwo kwizera kwawe. Yesu arahaguruka nk'umwinyizi wawe, n'Umwuka arahaguruka nk'umwinyizi wawe, kubera yuko uri urageragezwa kubwo kwizera. Aho kwizera kuri, Imana iracungisha ijisho, ikiyakoma niyo gikoma. Si tu veux bénéficier de l'intercession de Jésus et de l'Esprit, niba ushaka ko ukwinginga kwa Yesu n'Umwuka Wera biba kuri wowe, accepte la fournaise à cause de ta foi. Emera itanura kubwo kwizera kwawe. Romains nous dit, Abaroma batubwira ngo nous attendons la rédemption de notre corps. dutegereje gucungurwa k'umubiri wacu. Donc notre corps est sujet aux frappes des missiles de Satan. Rero umubiri wacu ushobora kugerwaho n'imyambi ya Satani. Niyo mpamvu mukwiye kwirinda inyigisho z'ibinyoma zivuga ngo nta mukristo arwara. C'est faux. Ni binyoma. Ça ce n'est pas la vérité. Uko ntabwo ari ukuri. Tuwe tukiri abakristo bato, arige twahura n'izo nyigisho tugakuka umutima, urwaye na malaria ukavuga ati noneho Imana yanditse nacumuye, ugishaka mu ibyaha ugasanga byose warabyihari, ugasubira kwihana bundi bushya. Murabyumva? Parce qu'il y avait une théologie qui disait que un chrétien ne tombe jamais malade. Kuko hari inyigisho zavugaga ngo Kristo ntabwo ashobora kurwara. Comment? Mais on était des bébés spirituels. Ariko icyo gihe Bibiliya ivuga ngo dutegereje gucungwa kw'imibiri yacu. Kubera ko imibiri yacu itegereje gucungurwa, twaracunguwe mu mwuka n'ubugingo, ariko umubiri utegereje gucungurwa. Bivuga ngo rero c'est encore là et toujours la cible de Satan. Umubiri rero niwo Satani akomeza kurasa imyambi. Ngo ndiho ndageragezwa mu mubiri. Murabyumva? Nuvuga ngo Satani arabizi ko umubiri wawe ntabwo uracungurwa. Aho ni wakubita. Kuri yakubise Yobu. Ariko ukwiye kumenya ikintu kimwe.
nubwo umubiri wacu utaracungurwa. Ntimuzi muri Roma ko babivuga mu Baroma. Ça veut dire si nous attendons la rédemption de notre corps, ngo niba dutegereje rero gucungwa k'umubiri wacu, donc le corps peut être frappé par Satan umubiri ushobora gukubitwa na Satani sans que tu aies péché. utigeze ukora icyaha. Donc ça c'est une épreuve. Icyo rero ni ikigeragezo. Iyo rero uri muri iyo épreuve nk'iyo, ukwiye rero kumenya ngo urura beneficia amasengesho ya Yesu n'amasengesho y'Umwuka Wera. Amen. None se niumva ko ukwiye kubyina? Urazi kuba ndaho nzi ko kesi yanjye ariyo Yesu ariho. Ya. Idini ryara turemaje. Ntago wumva? Kumugenda uzi yuko Yesu arara gusengera. Amen. Umwuka arara gusengera. Amen. Uituma ati harakaba bigeragezo. Mwagibize? Iya kana kabona ko iyo karwaye uducurane, famille yose irahurura akaba ariko ka bashiraho affection, nubu katarwaye karirwaza. Mwagibize? Natwe iyo turi mu bigeragezo kubwo kwizera, ijuru rirahaguruka ku bwacu, Imana ikadutumberezaho. Amen. Imbaraga zayo, ukurinda kwayo. Niyo mpamvu rero ibigeragezo ntitukabifate yuko Imana yaturetse, ntitukabifate yuko Imana itakitwemera, ntitukabifate yuko ari ibintu bidasanzwe, kiretse ari ibigeragezo bitagamije kugerageza ukwizera kwacu. Nimba bigamije kwizera kwacu, tukwiye kwishima nka kuriya Yakobo yabivuze, kuko tuzabona gutabarwa kw'Imana. N'utashaka kwinjira mu itanura nuzabone gitangaza. Amen. Daniel ntiyari kubona imbaraga z'Imana yatajya mu mwobo w'intare. Shadraka, Meshaki, Abedinego ntibari kubona Imana gutabara kwayo iyo batemera kujya mu itanura. Wowe nuguma uri tranquille, sibyo? Tranquille. Tu as ton boulot, ufite akazi kawe, tu as un bon salaire, tumushahara mwiza, tu remercies Dieu parce que tu ne tombes jamais malade, ushimira Imana kuko utajya ugwaragurika na gato, tu as des promotions chaque jour, ukazamurwa mu ntera buri gihe, ton témoignage est magnifique, mbese ubuhamya bwawe ni bwiza cyane, tu as toujours des cantiques nouveaux, ukaba ufite indirimbo buri gihe nshya, tu ne connaîtras jamais l'autre face de Dieu, la puissance de Dieu. Ntabwo uzigera umenya rero na gato ikindi gice cy'Imana, gihande cy'Imana cy'imbaraga zayo. Amen. Je pense que tout le monde aimerait vivre comme ça, n'est-ce pas? Kuba uko nguko sibyo se? C'est ça en fait le signe d'une vie chrétienne réussie, entre guillemets. Ibyo rero ni nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwa Gikristo bwageze ku ntego. N'est-ce pas? Sibyo se? J'ai un bon boulot, Ufite akazi keza, une belle femme, umugore mwiza, ou un bon mari umugabo mwiza cyangwa qui ne me frappe jamais. atajya nkubita na gato. Ma femme n'a pas appris le karaté, donc elle me laisse tranquille. Umudamu wanjye ntabwo yigeze yiga karate, rero ampa amahoro. Je suis bien, Nguwe neza, j'ai un bon salaire, mfite umushahara mwiza, et mon travail va durer jusqu'à la retraite. kandi n'akazi kanjye kazahoraho kugeza igihe nzinjira mu zabukuru. Tout va bien. Byose bimeze neza. Si bien mushaka? Si bien mushaka? Si bien musengera? Ibyo ni byiza. Vous êtes tranquille. Ariko ntago muzabona de quoi Jésus est capable. Icyo Yesu ashoboye. Mwabivise? Paulo avuga ngo iyo ndi mu byago no mu makuba ngo niho njya nishima, kuko aho niho nza kubona imbaraga za Yesu. Amen. Yesu bayu. Ben uwo muntu uri mu bigeragezo ukamwegera aza gufashisha iki? Ahubwo aza kubwira ko wowe ufite ibyaha. Paulo avuga ngo igihe nari mfite igisha ko mu mubiri nasenze gatatu kose umwami ngo akimvanemo, arambwira ngo amen, haleluya, ubuntu bwanjye buraguhagije
kubera ko imbaraga zanjye zigaragara mu ntege nke zawe. Ni ukuvuga iki? Pawulo yaje kumenya ngo iyo ntanyura mu kaga no mu bikomeye sinamenye gukomera kw'Imana yanjye. None kugira ngo nzajye mbona gukomera kwa Kristo, nzishimiye amakuba yaje. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Mwabyumvise? Rero nituva tube mu buzima butabaderanje, nibyo ntago tuzabaderanje, tuzajya turirimba tunezerewe, ariko hari icyo tutazamenya kuri Kristo. Imbaraga ze ntago tuzazimenya, gutabarwa kwe ntago tuzabimenya. Mu ijambo rimwe rero nta buhamya tuzaba dufite bwafasha abandi. Barashaka kumva uko Yesu akora. Okay? Barashaka kumva ko wageze muri ibi bikomeye akuvanamo, nawe wibaha gukomera. Numara guhinduka uzakomeza abandi. Ntabwo rero twahinduka Satani atatugosoye nk'amasaka.